ntangira kugira agahinda gakomeye, nkahorana agahinda gakabije, nkahorana agahinda igihe icyo ari cyo cyose, nsanga nawe ubwo ari mubi, nsanga ni igisimba, yari umugabo w'igisimba, umugabo w'igisimba wari uvuga nabi, utajya useka, utajya ko yari mubi koko. Yari mubi, yari mubi no ku mutima, akagenda nawe akabona mubi cyane, njye ariko cyane cyane ku mutima. Yari umugabo mubi cyane. Hambere turi Eric, yitwaga Eric. Eric afite umugore, Eric afite umugore n'abana babiri. Hehe, sinkwana i Kigali. Oya, singusane na kure hano i Kigali. Nawe wari utuye Kigali? Nanjye nari i Kigali. Mu murwa umurwa uyu. Urumva? Yego. Ati ese umugore aba hehe? Ataba mu Kiyovu. Okay. Kandi nanjye ubwo nabaga Kimisagara. Mwari muturanye? Twari duturanye. Ariko kwa kundi abantu baba bameze nk'abafunze mu mutwe. Ntabwo gushakisha ntacyo. Buriya abantu mbere iminsi mbona baba bafite ubwenge. Ariko ngewe nirebye icyo gihe mbona nta bwenge nari mfite. Mbere ya mitari menya ahantu uwo mudamu ari, ndagenda ndamureba. Ujya kureba mukeba wawe? Okay. Ndamureba nsanga n'umudamu mwiza cyane. Turaganira, tumuganiraho, ndamubwira ngewe, ndamwibwira nyine. Uvi inkuru yanjye. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792929455. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze mu by'umwihariko muri buno buzima. Reka nkubwire ni muri ubu buzima urimo tangira ufata icyemezo cyo kubaho kandi ubeho neza. Inkuru yawe navuga ngo ishegesha ubuzima bwawe n'uyu munsi utarakira ko yakubayeho, kuri utangira uvuga uti no byanze bikunze ntabwo ngomba gushushanywa n'inkuru yanjye, ntabwo ngomba gushushanywa n'ibyambayeho. Niba wandika igitabo cyandike bigusohoke mu bigende. Niba ushobora kwisangiza abandi uvuga uterekanye isangiza abandi, mbabwire ibyambayeho, mbabwire ko ubuzima bwakomeje, mbabwire ko ubuzima numva budakomeje, kuko ntabwo burya uko twese dutanga inkuru ariko tuba twarakira ibyatubayeho. Hari ubwo tuzitanga bitaraza, tutariyakira. Ariko kwa kundi tuvuze inkuru zacu tubyita ko ari terapi, ni ukwikiza, ni ukwivura. Kenshi hari umuganga wambwiye, yarambwira ngo kenshi iyo tutavuze ibiri kutubaho ngo tubisohore, rimwe rimwe ugatambuka ukagaragaza ko wishimye kandi utishimye, ukajya mu bandi ukakora nk'aho nta kibazo ufite. Hari ubwo ugeraho nyine umubiri ugaturika, umubiri nyine wo ntabwo ujya uhishira. Nibwo uzasanga watangiye kurwara, watangiye kuzana izo za diabete, watangiye kugira izo za hypertension, watangiye kugira za ndwara navuga ngo uruhu rwawe rugatangira kumagara, cyangwa se ugatangira ugasa naho ushaje kandi ukiri umujene, iminkanyari ikaza kandi ukiri muto, kubera ko nyine ibiri mu mutima ntabwo bisohoka. Mureke tubisohore rero, mureke tubyandike, mureke tubivuge. Ntabwo kuvuga inkuru zacu ari uguca nk'amabere, ntabwo ari ukwimena inda. Abanyarwanda kenshi uburyo uzasanga impamvu tugira ibibazo bitandukanye mu karere turimo. Abandi baravuga ntabwo bajya bipfukirana. Twebwe kuki tutiga kuvuga ibyacu, kuki tutiga kuvuga ibyatubayeho? Umutwe umwe wigiye inama imwe yonyine yo gusara, sibyo? Imwe rero ndi kumwe na Uwihoreye Jose, ni umubyeyi, ni umudamu, ni mushiki wacu.
ni umwana wanyu, ni murumuna wanyu, ni mukuru wanyu, niwe tugiye kuganira. Ariko mbere yo kuganira na Jose, reka nkubwire ko twicaye muri Gasabo Showroom, aho tuba dufite ibikoresho byiza byo mu nzu, dukora interior design nziza. Wifuza kuba ahantu heza hatuje hameze neza, abantu uzajya ureba ukavuga ati dore kabisa nicaye muri salo nziza, ndyamye ku gitanda cyiza, ndetse n'utundi dutandukanye two mu nzu. Hamagara 0788 770 689. Uwabonye ibyi Gasabo Showroom ni ukuri arirahira. Jose, kutakuzi umwibwira gute? Kutanzi nitwa Uwihoreye Jose, ndi umumama w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa 1. Umukuru angana gute? Umukuru afite imyaka 29. 29? Wabyaye uri muto cyane ariko. Nabyaye ndi muto. Umuto yangana gute? Umuto afite 15. Wongera ijwi. Umuto afite 15. Ufite 4? Ufite bana abahungu 3 n'umukobwa 1. N'umukobwa 1. Yego. Badusuhurize nabo turasuhuje cyane rwose. Urabizi kuri mwiza? Ndabizi. Urabizi? Wabimenye gute? Njya nireba. Ujya wireba ugahita uha Imana icyubahiro. Nkahita nshimira Imana ko nagomba amavuta. Imana yansize nagomba amavuta. Ni ukuri ujya ubishimira Imana, ni byiza. Twese turi indabo Imana yashyize ku isi, mu bwiza bwacu, mu bumuntu bwacu, nibyo. Nuko ufite inkuru rero y'ibyakubayeho mu bihe byashize, ariko n'uyu munsi gishigisha umutima wawe. Wifuje kwidusangiza? Jose, ni inkuru imeze gute? Inkuru y'ibyambayeho n'ubukindiho gikomezanyije urugendo rwabyo nabyo. Inkuru ya mbere ni urushako, kuko buryo umuntu akiri umukobwa cyangwa akiri muto nta bintu biba bimubabaje bihari. Nta bintu biba byo kumubabaza, bakiri mu maboko y'ababyeyi batazi ngo bimeze gutya. Ubuzima bundi umuntu abwinjiramo amaze gushaka. Rero inkuru yanjye yabaye ndende ikanambabaza. Ni inkuru y'urushako nashatse nyine umwana mutoya, umukobwa muto. Shira urushako rwiza rwabaye ariko igihe gito, kuko umugabo wanjye wanshatse turi mu rugero rumwe, yandutagaho gato, hanyuma aza gupfa. Apfa nsigiye abana 2, nsigiye inda n'umwana ufite umwaka. Hanyuma mbaho ndi umupfakazi nyine, mbaho nigize abana hejuru, abana mbanza mbigize hejuru gato. Hanyuma numva ko kubaho nyine bitari bunyorohere. Nza kugira undi muntu w'umugabo waje kuza arambona, mbona indi myaka maze gusa naho mba umukobwa w'inkumi, kubera ko ninashatse nyiri umwana. Icyo gihe namaze gupfakanuza, none nongera kwisubira. Umugore mwiza usa neza ukiri muto. Hanyuma aza kuza undi mugabo waje kuza, twaje kumenyana, arandi barankunda ati tubane. Bambwira afite abana 2, ati nta kibazo, abana 2 nibo bafite, ntacyo bitwaye. Mva ko tubyumvikanyeho kuko sinabimuhishe. Araza tubyumvikanaho, sinigeze namugora ko nta bakwe twigize dukora. Twahise kutubana, turabana igihe kitabaye kinini. Atangira kwanga abana 2, atangira kubanga. Abana arabanga, akajya bakubita, akajya babuza uburyo, kandi bari abana bato pe. Umwana ataragera ku myaka 10 ntabwo bavuga ngo ni umwana mubi. Abana abafata nabi, akajya banga, akajya bakubita, yanga noneho no kugira ikintu akora mu rugo, atanga mu rugo nk'umugabo. Kubera abo bana? Ambwira ngo mbere yo kugira ngo mbane nawe, ngira icyo nkora, ngira icyo nakumarira, ntabwo narera abana ntabyaye.
cyangwa mbwira se ko mbonye ko twamenyanye abana mbafite ko ntigeze nkwisha ko mfite abana ni ukubera iki ushaka kunyengera abana kandi noneho nta muntu wo kubana nari mfite nta muntu wo kubana nari mfite nta miryango yari ihari imiryango yabo ntabwo yari ihari hari nyirakuru w'umukecuru ushaje byara papa wabo ubwo ngubwo ariko akabyangira ko uwo mukecuru yajyaga aza kunsura akaza kureba abuzukuru be aba afite impuhwe akaza akamara nk'iminsi yaba yahaje uriya mugabo agakora ku buryo atari bumubone akareba nk'ahantu ajya kuko ubonaga ko afite umujinya cyane uwo mukecuru afite umujinya w'uwo mukecuru akongera akagira n'umujinya w'abana uwo mukecuru yaba yaje umugabo akagenda akava mu rugo yamuhoraga iki se koko ntabwo nzi ikintu cyane yumvaga aje kumuvogera ngira ngo yabonaga akamuvogera kuko yabonaga akamuvogera kuko yaranambwiraga ngo ariko ngo kagakecuru ngo kubera iki ngo gahora kisisimba ngo azagahaye abuzukuru bako ndavuga se koko uyu mukecuru ni umukecuru ukuze wifitiye impuhwe z'abana be z'abuzukuru be none urumva ko utwaye iki ko haza rimwe mu mwaka n'igihe yazaga kabiri mu mwaka umva yabaga mu giturage i Nyanza Nyanza niho iwabo yazaga gake cyane ariko iki gihe yaba yaje umugabo ukabona arafite ngiye kuvuga nabi yatingi ku buryo n'umukecuru yageze harabibona abona ko atamwishimira ubwo nanjye kubera ko numvaga nkeneye kuba umuntu wenyine ni ikintu kibabaza wumvaga ukeneye numvaga nkeneye umugabo umuntu wo kubana nawe nandi kuvuga ngo kujya umuntu abe wenyine ni ibintu bibabaza noneho nkomeza kubyihanganira nkaceceka kuko nabaga ndi umuntu ukunze guceceka utagira amagambo menshi nkatuza muri iyo minsi umukecuru urumva sinari kuvuga umukecuru ngo ntuzaze igikomere ntabwo nari kubabwira umukecuru ngo ntuzaze ngo uyu mugabo arakwanga nta nubwo nari kumubwira ngo yanga abana bawe abuzukuru bawe yari guhangayika ntabwo nari kubimubwira urumva narabicecekanaga nkabirekeramo bikambabaza gusa se uyu mugabo ko yasanze afite aba bana none ku cyabanga nese ubu nkora iki use ntandukana nawe baravuga ngo iki bazavuga ko naniranye bazavuga se ntabwo bazabyumva muramushatse uhita utandukana nawe uhita wumva kandi twebwe dukunda kugira abanyarwandakazi dukunda kugira ikintu cyo kugira isoni no kwirinda kuvuga uti batabona ukaba wapfira mu ruhu ukaba wapfira mugira ngo batakunegura bataguseka nageze aho ndindaho mbyarana nawe kabiri tubyarana umuhungu n'umukobwa mu buzima bubi cyane bubabaje butagira urukundo ntuza kubona ko nta n'urukundo mfitiye kuko nibana n'umugabo ukabona nta kugurira umwenda ukabona nta kuhahira n'abo bitwa ngo nabe nabo ntabahahira ariko wowe ngiye nkakomeza nkanamba ngo aba bana banze bigire hejuru nkakomeza nkanamba wenda ngo azahinduka biza kurangira mbonye ngiye kurwara kuko nari nangiye kugira puresha bimwe twavugaga nagiye kugira puresha kuko naracecekaga ibyo nkoreye iyo hirya nkaceceka simvuge ibyo akoreye abana byose bikanzamo nkaceceka simvuge ntangira kumva nangiye kugira imitima nangiye kugira numva nyine puresha iraje kuko nagiye kwa muganga umunsi umwe barambwira ngo ngiye kurwara hypertension kandi nta kindi kintu cyabinteye ni ubuzima bw'uwo mugabo mbabazaga yarambabaje mu buryo bukomeye nongeye naranambaga kugira ngo ntazatandukana iyo uvuga ko yakubabaje bivuga rwose ubitsindagiye
ukabona kuko yarakubabaje. yarambabaje ni iki yagukoreye Yarambabaje uravuga uti cyane. yarambabaje pe? urumva yarankubitaga oya yarankubitaga agakubita n'abari abana umunsi umwe akadusohora mu nzu akadushyira hanze kandi ubwo noneho muri uko gusohora nta n'ubwo yakugaburiye nta n'umwenda sinavuga ngo hari n'umwenda we nigeze mbona mu myaka kandi nta n'akazi wagiraga. nta kazi nari mfite ubwo ngubwo yarambabaje cyane cyane. wari umeze nk'umucakara mu rugo rwawe cyane n'undi nandi umucakara n'indi umucakara kuko nyuma y'uko yankoreraga ibyo yari afite n'urundi rugo ntabizi ngaho. afite urundi rugo ntabizi ariko nyuma yaho nibwo naje kubimenya menya ko afite urundi rugo ariko menya ko nawe niko ateye niko ateye gutuma utangiye kumugirira impuhwe. oya ni ukuvuga ngo nyuma yaho naje kubonana n'uwo ni kumenyana n'uwo yari afite nawe numva ko ngo nawe ari ukwamufata amukubita. yamushatse nyuma yawe cyangwa oya yamushatse mbere yawe mutari abana. yaje kubwira ko nta mugore afite. nta mugore afite kandi amufite kuko yaza kumenya ko amufite ntabwo mba narabanye nawe. nyuma aranza kumenya ko ari amufite nkomeza kunamba nkomeza kwihangana. mbwira wenda gukubitwa n'umugabo uri umugore uri mukuru mwashakanye mwese muri bakuru abangura urushya akagukubita. abangura urushya akagukubita ukabimenyera se ukumva ko ari ibyo. narabimenyera narabigenda bimenya naratuza ko n'ufite inkovu y'ikintu cy'intebe yankubise tabureti yankubise iraza ikubita ku mutwe ikubita hano mu bitugu. mu bitugu harimo intebe harimo inkovu. yagukubita akakubwira ko guhana nk'umwana wakosheje. urumva buriya ntabwo agukubita avuga ko uri umwana nta n'icyo abanza kukubwira ntacyo akubwira we araza nk'ubusimba bw'abayifitiye akaza yitoratoza akabanza kwitoratoza ngibi biri ko biri mu nzira ngibi ko biri mu nzira ngo nibi byana bikajya kuri ba bana ngo nibi byana ngiye ngo ibi byana kandi bari abana beza pe bari abana beza bateye imbabazi basa neza ariko nibi byana niba ari wabonye mu nzira hafi akabara mushose umugeri ubwo navuga ariko umwana umwe akaba ninjye agiyeho nakagukubita. ubwo niba ubundi kugira ngo agukubite kugira ngo nkubite yanzaga agashuta nk'ibintu yagize ngo ibi ni ibyana bakabamugaye umwana umwe runaka uri hehe akamukubisa umugeri yamukubita umugeri nkumva agenda akaranyishe nkaba ndavuze navuga akaba ningewe akubita akaba ningewe akubita mba mu buzima bubabaje nkorana agahinda kandi ntawe nzabwira kuko nta muntu ndi buganyire ngo umugabo byagenze bitya koko njye wamwishingiye njye wamwihaye numva yaraje aranshushanya nyine aranyigisha ndamwemera nta muntu nigize ngisha inama. kandi wabonaga ko ari umugabo mwiza ari umugabo mukuru unanduta unavuga neza unduta unabonaga ko ari umuntu mukuru. ubwo noneho ibyo byose rero bikaba mu mutima wanjye nkabona mfite umubabaro ukomeye nkabona mfite agahinda gakomeye ku gihe cyose igihe kinini nabaga ndikurira ndizwa ariko urugero ruhande runini nabaga ndizwa n'abana banjye nkavuga byibura niyo nituriza hano nkarera abana banjye ntabwo mba mfite agahinda kameze gutyo ariko none nkongera nkavuga se ko nari ndi muto nashaka kuba muri ubu buzima bwo kutabana n'umugabo nkumva nanone ni ikindi kibazo. ubwo tubana muri ubwo buzima bumeze gutyo urumva umuntu umeze gutyo ntazubaka inzu niba atazahaha n'inzu ntazakubakira inzu ni ubuzima nyine buri mu kirere. waje kumenya gute ko afite undi mugore? ukuntu inkuru ziragenda
inkuru ziragenda kandi buriya umugabo niba aramutse afite urugo niyo yaba arufite hehese aho nita ko ari kure hano iwacu hano turi ni Icyangugu naho tubona ko ari kure ariko buriya inkuru ziragenda umuntu ashobora kumva ari Icyangugu akaza kumenya amakuru ya hano yewe nabaye aho ngaho ni nkanyamvuga ko umugabo ko nta kintu mba nakoze ko nageragezaga kwihangana ko naba namubwiye nabi ko ntazerera ko nta muntu asinda nanywa inzoga ngo mba nasinze ubundi bikina bamoraniye wari umugore umutima ni umugore umutima kandi washakaga kubaka kuko umugabo mbere yapfuye tukiri nkiri muto nta kibazo nari nakagirana nawe urumva rero kumva kubana nari nashatse ntabwo nari navuze ngo wenda ngo aringize ingeso mbi nagiyemo zatuma zandarura njye nashakaga umurongo w'urugo nashakaga urugo nashakaga gusazira mu rugo rwanjye bwite nkabyira abana umubare runaka wanjye w'abana banjye ndera nkawakuza nubwo ubuzima numvaga nshaka kubamo hanyuma rero ubwo naje kumenya ko afite undi mugore yamaze igihe kinini atagera mu rugo aba araza aje umugore nawe yashaka kuba yari ntabwo gushobora yarabimenye amenye ko afite undi mugore aza ari wowe ari ngewe araperereza tuza kumenyana twese twabigizemo uruhare kugira ngo tuzamenyane turamenyana arambwira ati genda umugore wa runaka none wowe urasimbutse wowe ujya kumenya bwa mbere ko afite umugore byaturutse kuki wari ugiye kutubwira ukuntu yamaze igihe yamaze igihe atagera mu rugo amaze igihe atagera mu rugo bukeye araza yamaze nk'ukwezi ntava atari nko kako nimvuga ngo yahunze mabukwe nyirakuru w'abana nta mbona nta kintu yahunze ashira igihe kinini yashize ukwezi mbona aragarutse ndamubwira se wari waragiye he ngo nari ndi mu kazi kunkorera ngo yari yambeshye ngo afite ubwato ikivu ntazi icyo ari cyo ngo nari nagiye kureba ngo imishinga yanjye mbona nta kintu azanye aje gutyo gusa n'ikabaga ke n'amapantaro ebyiri y'indara yambaye ngo nari nagiye ngo kureba ngo ubwato bwanjye ngo afite ubwato yambwira ko afite ubwato Gisenyi ariko ubwato simenye ngo ni ubwato bwambutse abantu simenye ngo ni ubwato butwara ibiki ubwo aricara maze kwicara mbona ntabwo anyishimiye urumva iyo umuntu amaze igihe kinini nk'uko atari mu rugo yaje mu rugo barabibona nawe kandi akaza afite aba afite urukumbuzi mbona nta rukumbuzi dufitiye ntarwo amfitiye kandi nkabona nta n'ubwo afite gukunda abana babandi bi umva namaze kubyarana nawe umwana w'umuhungu n'abana be ntacyo bamubwiye nkabona nawe ntabwo abishimira umuntu akwishimira umwana mbese buri umuntu yabyaye ubona ko agira urukundo rw'umwana kumva wishima umwana we ukabona umugabo ahise ahinduka ukuntu nyine sinigeze mbimubonana naho yari afite abandi bana nyine ubwo ngubwo ndavuga ariko mpano uyu mugabo nashatse kubanza atari umugabo atari umusore afite urugo noneho umunsi umwe ndamubaza ndambwira ariko ko hari umuntu wambwiye ko ufite umugore ngo wowe wese ibyo ni bya ningo by'abagore ngo mwirirwa mu magambo ngo musubiramo inkuru ndavuga nuko bizingira amagambo menshi bari abagore ujya umbonana nabo ariko ufite amakuru ko ufite umugore ufite abana babiri ese niyo mpamvu utatugira urukundo niyo mpamvu utangirira urukundo harya ngo ni ikibazo cy'aba bana aba bana ngiye kubahereza nyirakuru ngo bicyo ngo nibyo kubamuhereza ngo bamuhereze ngo nibamuhereza ngo ibintu byose bizahinduka bizagenda neza ko ndaceceka nta kintu ambwiye kuri uwo mugore nari mubajije ndaceceka
turaryama mbona nta kintu ambwiye, bukeye bwaho mbona nta kintu ambwiye, nahise noneho njyewe nshyiraho ubushakashatsi bwanjye kugira ngo menye uyu mugabo ni mugabo ki, ni umugabo, ni umusore, ni muntu ki, kuki ese ubundi atankunda, kuki mbona atanyira urukundo kandi numva ndukeneye, ari rwo rwatumye mushaka. Itagenda ashakisha umugabo wari umunyacyangugu, wari inshuti ye, mubaza amakuru ye, hambwira turi Eric, yitwaga Eric, ariko afite umugore, ariko afite umugore n'abana babiri. Hehe, sinkwana i Kigali, oya singo se ni nakure hano i Kigali. nawe wari utuye Kigali? Nanjye nari i Kigali, mu murwa murwa uyu urumva. yego. Ati ese umugore aba hehe? Ataba mu Kiyovu. Okay. Kandi nanjye ubwo nabaga Kimisagara, mwe muturanye? twari duturanye, ariko kwa kundi abantu baba bameze nk'abafunze mu mutwe, ntabwo gushakisha ntacyo. Buriya abantu mbere iminsi mbona baba bafite ubwenge, ariko ngewe nirebye icyo gihe mbona nta bwenge nari mfite. Mbere ya mitari amenya ahantu uwo mudamu ari, ndagenda ndamureba. ujya kureba mukeba wawe? ndamureba nsanga ni umudamu mwiza, umudamu mwiza cyane. tumuganiraho, ndamubwira ngewe ndamwibwira nyine ngo nari mbizi, ariko ntabwo nigeze mbyitaho cyane, ngo nari mbizi, ngo narabimenye ko afite umugore Kimisagara. none se ubwo byakiriye gute ko ntacyo nabikoraho? ari umudamu? ntacyo nabikoraho. none se ubu ntumfashe nabi, ntabwo uzamemukira? atoya, turi umuvandimwe wanjye, nta kintu nzaguhemukiraho. turi umuvandimwe wanjye? turi umuvandimwe wanjye, nta kintu nzaguhemukiraho. kuko uriya ndamuzi, ntabwo nta kintu cya sipesiyare azakumarira. urumva ko nawe yamuhebye. ati nta kintu azakumara, nta kintu azakungura. ati kuko ko yantaye akaza akagushaka, ni nako azaguta nawe akajya gushaka abandi. ndavuga nti ngewe ikibazo mfite si icyo kunta, ahubwo ikibazo mfite ni uko atankundira abana. twabanye, mfite abana babiri, kandi abo bana niho umutima wanjye wabaga. abo bana niho numvaga kubakoraho ari kunkoraho. muraganira koko? turaganira. ati nyihangana, ati koko nawe yabyaye ntabwo abakunda. ati nk'ubu niba se agenda akaba yamara ukwezi, akaba yamara 2, akaba yamara 3 atabarebye, atukumva ibyo bintu wakumva ko ari umuntu. naragengera agahinda noneho kikubye, ndavuga ubuse kuko uyu muntu ubu namushatse ngo bigende biti, namushatse ngo bimarire iki. ntangira kwicuza cyane, ntangira kugira agahinda gakomeye, nkahorana agahinda gakabije, nkahorana agahinda igihe icyo ari cyo cyose, nkahorana agahinda. mpita nibaza ubuse nzamureka nshaka undi se? ubuse noneho ntangira kwibaza ko ntangira gushakisha uburyo ki nzarekana, nzatandukana nawe. ariko ntabwo byabaye vuba, kuko nanjye ndarana undi mwana nawe wa kabiri. yego. twenge tujyana undi mwana wa kabiri. tujyanye umwana wa kabiri. uvuye kwa mukeba, tutarava kwa mukeba, mukeba yakwakiriye ate? yaraguhaye icyo kunywa? yanyakiriye neza, yanakiniye amare kuko ntacyo yari afite. twaraganiriye gusa, turaganira tumarana umwanya munini, hanyuma aramerekeza ndagenda. ubwo kandi mwaganiraga mwese muyagirana, murira? twese twabaga tuyaga umuroho nyine dufite, twiteye, kuko nuvuga ngo niho twiteye. nkanjye none ku ruhande rwanjye navuga ko ariho niteye. wese ku giti cye? we ku giti cye. yari we mugore we mukuru? yari umugore we mukuru. yahise
wenda gushinja kuki untwaye uyu mugabo oya ntabwo icyo kintu yigeze akinkondanaho yabonaga kuko urumva iyo aza kuba ari ikintu akondonaho yari kuza no kureba mbere yose mbere yuko njya kumureba ariko nta kintu yigeze ankondana mbwira ati genda nyine ugerageze urebe komeze wihangane yarahabaga se muri urwo rugo nabwo umugore yaragendaga akamwakira yaragendaga akajyayo igihe cyarageraga akajyayo noneho ubwo maze kumenya ko amufite nabaye nk'aho mufungurije ubundi mbere y'abagenda ntavuge ariko ubwo icyo gihe cyabaye nk'aho muhaye uburenganzira kuko urumva ntiyari akibimpisha yahise ko noneho kuko ubwo nanjye naraje kwihangana birananira ubwo urumva yamerekeje umukeba ndataha nawe asubira iwe ngeze mu rugo rwo kwihangana byarananiye ndavuga ariko abagabo kuki muri abagome ese kubera iki nk'ubu ngubu kujya kumbeshya ngo nta mugore ufite kandi ufite umugore ungerijwe kujya kumbeshya ngo nta mugore ufite kandi ufite umugore mufitanye abana babiri ubu wari ugira ngo wunguke iki mbese kumbeshya n'undi utafitiye urukundo wagira ngo wunguke iki none se ngo mbana nawe nakunda ntabwo nkunda icya mbere cyo uhasanze ifite abana ubanga urunuka nta kintu ushaka kugura mu rugo ntushaka kubahahira witwaza ngo abana ngo ntabwo ngo ari abawe ngo ntabwo warera abana batari abawe kandi wamenyanye nanjye abana mbafite sinigeze mbaguhisha none ahubwo wowe wameshe ko ufite umugore kandi ufite umugore ntiwongere waramenya kuko wamenye ko ufite umugore ntabwo mba naragushatse cyambere cyo nawe ugiye mu buraya nakoze uburaya umugabo ufite undi mugore kujya kumushaka mu buraya noneho butagize n'icyo bumariye ubu rero ngiye gufata ingamba uzafata izihe namwe nzazifata uzazimenya nyuma uzazibona ubwo noneho tubona gutyo noneho nanjye mfite uburakari bukomeye zampuwe kuko kuri najyaga mbabazwa nuko anyangira abana naje gusanga nawe ubwo ari mubi nsanga ni igisimba yari umugabo w'igisimba umugabo w'igisimba wari uvuga nabi utajya useka utajya ko yari mubi koko yari mubi no ku mutima akagenda nabo akabona mubi cyane ngiye ariko cyane cyane ku mutima yari umugabo mubi cyane ko tukomeza kwihangana ariko kuko nubwo navuze ngo ngiye gufata ingamba ko ari ukwihagararaho ingamba nagomba gufata zaratinze bibaho naje gufata icyemezo cyo gutana nawe yamvuniye umwana yaramuterera mu kubita hasi ubireba ashyira hejuru aryapa yikurira hasi amufuna akaboko maze kumuvuna akaboko ntacyo ni uko kwiyenza nyine ni ukutamukunda buriya umuntu adakunda umuntu cyane cyane umugabo iyo adakunda umugore cyangwa adakunda umwana ntabwo abura ikintu amuhora impamvu zihoraho urabona abana baratarabuka ashobora kuva aha akajya nkara ku muhanda niba mufiteho ikintu runaka nk'uko kutamukunda ashobora kumuhamagara ati wari wagiye hehe ugatangira kumutonomera ubwo ngubwo muri ubujinya niko awuzamura bikaza gutyo rero amaze kumuvuna amaze kumvunira umwana ubwo nahise mfata icyemezo cy'uko ngomba kumureka ndavuga ni umugabo kugira ngo mureke no kugira ngo abana banjye azakure ankura urumogi abe ikihebe kubera umugabo nta rukundo amufitiye noneho ngewe uruhande runini yaravugaga ngo agatsinda ngo uhora mu bana abana nibo wagize niwe wagize umugabo wawe niwe wagize nyambere ndavuga se abana ko nta se bafite urumva nimba bashiha nk'uko bashiha urumva bizagenda biti niyo mpamvu rero ntigomba kubabwira neza yaba yakoze n'amafuti nkatinya kuba namuhana ko ntabwo nari kubona ukuntu turuka hariya akabashiha akabakubita akabatuka akababwira amagambo mabi ngo nanjye mbyongeremo rero njye narabyirinze cyane ndabyirinda mfata icyemezo cy'ukuntu nzatandukana nawe bibaho muratandukana
bibaho nyine byabanje kungora ko natekerezaga se ngiye gusubira mu buzima bwanjye nyine ko ibyo nubwo ambwira nabi nubwo agira gute ariko bafite uburyo akurinze mu bundi buryo hari umumaro aba afite ubwo yakurindaga nyine urumva twebwe abagore dukunda icyubahiro cy'umugabo kumva ngo ufite umugabo ushobora kubwira kwitwa ngo ufite umugabo nta n'ikintu akumariye nta n'ikintu akumariye nta kugurira umwenda nta guhahira ariko ukumva wagumira muri icyo cyubahiro kuba witwa gufite cyane cyane koko namushatse ngira ngo ngire umugabo ngira aderesi kuhora muvuga ngo uriya n'umupfakazi ngo uriya n'umupfakazi ni ikintu n'umupfaka kinkomeretsa ubwo ariko mbonye ibyo bintu ukuntu bimeze mpitamo gufata icyemezo cyo gutandukana nawe ntandukana nawe ndagenda ndapanga neza ndangije ndamureka ndekana nawe umuha umunsi wo kugenda ubwo wari umeze gute waramusezeye naramubwiye njye numva ni ibintu byo kubana nawe ndumva ndabona ntabishoboye none ntakibishoboye ni kuko niba urugero rw'abana kugira ngo twumvikane n'abana byaranze reka mbatware mbagukize mbagukure imbere kuko urumva n'ibyo igihe cyose bahora bakubabaza igihe cyose bahora bakubera inzitizi kandi urabona n'undi ndimo nurabyara n'abandi utamfasha no kurera byaba byiza reka batware abanza gusa nsaba imbabazi yarambwira ati ndavuga oya ati mbabarira sinzasubira sinzongera icyo gihe bwa mbere nabaye nkaho bikarumye ndaceceka ndabireka ariko nkabona nta mpinduka zirimo ubundi munsi nabikoze ntamubwiye ufata ibyawe uragenda nagiye nabanje mama yararwaye yaravunitse maze kuvunika njyana ngiye kumurwaza akajya ntuka ngo ndi mu bagabo ngo ndi mu buraya ngo ntabwo ndwajije umuntu kandi kubivuga arabivuga atanahagurutse ngo arebe niba koko ndi aho namubwiraga cyangwa hari ibindi ndimo ubwo noneho ni naho byahise bigira ingufu zo kugira ngo mureke urumva niba umuntu agututse mumaze ibyumweru mutari kumwe uba noneho watinyutse ese mfata icyemezo mama avuye mu bitaro tagenda dufatanya na murumuna wanjye dushaka aho kumushyira ntabwo yari yagakira neza yari imvune ndagenda murwariza ahantu twari twamushyize mu nzu njyayo mfata ibintu bimwe na bimwe bishoboka ndabitwara maze kubitwara ntabwo yigeze abimenya yaranakomeje aramwandira ndarwaje cyaje kurangira nereye ndamubwira nti n'abana urumva nta mwana wari ukiriyo bagiye baza hanyuma ndekana nawe ndagenda mu buzima bwanjye nyine ariko icyo gihe kubera ubwo buryo nabikoze numvaga ngiye kongera gusubira mu buzima bwanjye kuko ndagenda musubiramo urumva uwo mwana muto yari afite imyaka 3 uyu nguyu ufite 15 yari afite imyaka 3 nagiye nyine nibera mu buzima bwanjye nyine n'abana ndongera nsubira gushakishiriza abana nshakisha utwo gukora twaduhaga ibyo kurya mbaho hanyuma yaho nibaje gushaka kumbwira ngo tuzasubirane ndamubwira ntabwo byashoboka ntabwo byabaho ntabwo nshaka kongera gusubirana nawe ubuzima nabanyemo nawe nta kintu nigeze mbona bwamariye nta mpinduka nigeze ngira y'ubuzima nk'abandi kandi nagushatse ngira ngo nkuboneho amahoro ngira ngo nkuboneho ibyishimo ntabwo nigeze mbibona sinigeze ngira ibyishimo na bike ibyo birambye ni iby'umunsi umwe niyo mpamvu rero udakwiye kongera kunsaba icyo kintu ntacyo genda wibereho ntacyo nzakubaza
kuko icyo ntakubonanye turi kumwe ntabwo nzakikubaza tutari kumwe kuko reka nirware se nawe wirwarese bahora mu buzima nsubira mu buzima nyine bwanjye. Umaze igihe kingana iki mutandukanye? Tumaze imyaka 13. Ni myinshi. Kubaho mutari kumwe udafite umugabo warabitinyaga? Narabitinyaga numva nshiduka nabisubiyemo noneho birambabaza biramvune gukora ko mu myaka 13 ni myinshi. Wari igihe nk'umwaka wa mbere wa kabiri ushobora kubyihanganira, wa gatatu ukabyihanganira ugifite bwa burakari, wa kane ukabyihanganira, ariko nyuma yaho uragenda ukabyibagirwa bwa buzima mwabanagamo ukamera nk'aho ubona byita hari kwibagirwa kwirara ugasubira inyuma. Nyuma yaho nagize ubuzima nabwo butabaye bwiza bumpangayikishije kuba umuntu wenyine ntabwo bibera sinzi wenda niba hari abandi bibera byiza ariko njye ntabwo byagize bimbera byiza byambereye bibi nkajya mporana umubabaro nkahorana agahinda nkahora numva hari ikintu mbuze nkabona kurera abana wenyine utarababyaye wenyine ibyo ni ikintu. Bigeze bagufasha se? Ntabwo bigeze bamfasha n'umunsi wa rimwe. Kurera abana uri wenyine utarababyaye wenyine byonyine ni ikintu kimera nk'aho kigukomeretsa ukajya wumva kujya ubona hari icyo ubuze kandi ntakiriba nkabona ntacyo mbuze ntanakitekereza nkabona ntabwo nta mico mibi nagize yatuma mba muri ubwo buzima bumeze gutyo ariko bwisangamo. None se yasubiye kuri wa mugore mukuru ararwubaka? Nawe ntabwo byamukundiye, nawe yaragiye urumva ko nawe batabwira ko batabanaga neza cyase kurangira nawe amuretse. Use muravugana uwo mugore? Turavugana. Uwo ni inshuti? Ni inshuti, turabana nta kibazo, turasurana. N'abana banyu nabo basurana? Umugabo usuba bahi akora iki? Umugabo aherutse gupfa mu minsi ishize ariko yapfuye ari wenyine. Yagiye nyine aba wenyine, nyuma yaho yashatse undi mugore nawe biramunanira, ananiranwa nawe amusigira undi mwana nawe, hanyuma aragenda aba wenyine. Nyuma aza gupfa apfuye mu myaka 2 bashize umwaka n'igice n'ibiri. Ariko umuntu wagiye nk'uko nguko yagiye waramubabariye? Ntabwo nigeze mubabarira n'ubu. Oya, ubwo kubera ko yapfuye byararangiye ariko yapfuye ntaramubabariye. Ntiyigeze asa no gusaba imbabazi kuko ukuntu yagufashe nabi? Ntabwo yigeze abibona, ntabwo yigeze abibona, icyo cyatumye numva ntamubabarira. Ntabwo yigeze abibona, yabonye ko ari njye mubi, ntabwo ntigeze abona amakosa ye. Yaragiye gutyo kujyaga duhura tukasuhuzanya akambwira uramemukiye, uri mubi, uri umugore mubi, nkavuga sawa. Kandi yaranagukubitaga kweri? Nibura se mwambwana ko ni nubwo ndi mubi ndumva nta nkovu nigize nkuha, ariko njye mfite inkovu wamaye. Niyo bajyaga bavuga ngo nakaranga bwami, ko bajyaga mbwira ngo azama karanga bwami, niko karanga bwami wambwiraga uzama. Tukacyocorana gutyo biza kurangira tudaherukana, nza kumva ngo yarapfuye. Ubyumva gutyo? Baramuruje nyine, baramuruje bati yapfuye. Ntabwo yabyoroshye. Ese umuntu nk'uwo upfuye gutyo ufite abagore batandukanye yagiye abyarana nabo kandi bakabana nk'abagore, nk'umugore n'umugabo, gushyingurwa biba byoroshye? Ntabwo byagoye kubera ko yaguye iwabo.
yaguye iwabo yagiye ajya iwabo aho hari Rwamagana agezeyo yurira nyine yamazeho igihe hanyuma yurira igiti aho yuriye ahantu ukayikubita hasi akubita umutwe hasi baramuterura bamujyana kwa muganga bamugisha kwa muganga yapfuye ntabwo byagoye bamushyinguriye iwabo yego ntabwo byoroshye byagusigiye igikomere ubuzima bwose bwagusigiye igikomere cyane nanone ifite urumva umuntu niba amaze kugukorera ibintu nk'ibyo ntabwo uzongera kugira umutima wo kuvuga ngo urumva ntabwo nari kongera kugira kuba ngo ngiye gushaka muri icyo gihe yego nabayeho rero mbabaye baho numva mfite nigunze na n'ubu ndacyabifite gusa ubu ngubu kuba navuga ngo nashaka byo bari ibintu bitari mu byo nifuza ariko ubuzima bwo kubaho gutya igihe kinini cyane burambabaza kuko bitantekereza ko nakagombye kuba mfite uwo tubana nta gihe wigeze uvuga uti kuki ari igihe bino bintu byabayeho koko kuki bino bintu byambayeho na n'ubu nyine babone kuki ibintu byambayeho si ubundi kuki ubu byambayeho nkavuga ariko mana kuki nabaye gutya kuki nagize umugabo nk'uyu naciriye inzira itariyo nashatse umugabo mu buryo butemewe ntangira kuvuga gutyo niyo mpamvu byambereye ibibazo none byaranankurikiranye rero kugeza kino gihe ngiye gukura mu buzima nk'ubu bubabaje buriya kubonyine n'ikintu kibi kubonyine n'ikintu kibabaje mujye mubyirinda muzabyirinde kuko ntangiye kubona ko mbere ubu muri iyi myaka mfite ndimo ndicara nkagira intimba n'agahinda byo kuba ndi mu buzima nk'ubwo mbaye nta kazi mfite naho ko mfite nkahita mvuga wenda iyo mfite umugabo ntari kubaho gutya none njye inzira nanyuzemo yangiriye reba ibyambayeho uko bimeze ndatuza nyine wa mugani umugabo utunga abagore babiri muri Kigali mutaziranye mwese muri abagore beza b'ibizungerezi byite gutyo biyubashye umugore undi yari afite nawe yari mwiza cyane yari mugabo ki kuko utunga abagore babiri mwese yari umwesikoro mu mujyi umwe yari umwesikoro mu rugendo ubeshya urumva niba ashaka kubeshya uriya kujya akazana akambeshya akagenda akabeshya undi mbese ko na nyuma yanjye yashatse undi yashatse undi muri ubu buzima harimo abantu babayeho batubura babeshya biriya by'ubutubuzi byaje kera tubura mu buryo ubu n'ubu cyangwa ubu n'ubu nkuba akaza mu buryo bwo gutubura atuburira abadamu wamenye ni nyuma y'imyaka ingahe wamenye ko afite undi mugore hano i Kigali namenye ko afite undi mugore maze kubyara umwana wa mbere yego umwana wa mbere nawe namenye umwaka urashira uwa kabiri urashira yego utarabimenya maze kubyara ariko nabimenye yewe reka dusoze wumva uyu munsi usubayeho ute uyu munsi ntabwo mbayeho neza kuko nta kazi mfite nta kintu ndi gukora ntabwo mbayeho neza wumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya wumva ari nk'iki yagufasha Jose nk'ikintu yamfasha byo gufashwa n'ibyo ushaka ikintu umuntu mba kimbabaje cyane ni kutagira aho mba ntabwo ugira aho uba kutagira inzu yanjye bwite kutagira akazi ubwo ni ukuvuga uhora ucumbika neza ukabibasha gute
ugatunga umuryango ute? ngo urumva uwo mwana mukuru, abana babiri bakuru nibo bangaburira. biba bigoye. Eh, reka dusoze wenda nko ku muntu uzagukenera wagufasha, wamuha nimero ya telefone. Yego. 0833 022 41 niyo nimero yanjye. Yego, iyo niyo nimero ya Jose wihoreye. Mureke tumufashe, mureke tumuremere, mureke tumuhindurire ubuzima, mureke twumve igikomere ibyo atubwiye n'ibyo atatubwiye, mureke twumve yamarira atigeze asohoka, wumve ko akomeretse, wumve ko ababaye, sibyo? Wumve ko ababaye, umubanire, umufashe. Urabugize neza cyane uko bishoboye, wamufasha kubona ako kazi, wamufasha kubona igishoro, wamufasha uko wishoboye kose. Urabugize neza. Imana iguhe umugisha, ikurinde, kandi urakoze ko wemeye gufasha uyu mubyeyi, urakoze ko wemeye kumva inkuru ye nawe ukamwumva. Jose, wakoze kuba natwe. Yego. Namwe murakoze.